Inshuti bakundwa rero dukomeje na bya bice za series z'ibiganiro byacu muri cya kiganiro cyitwa rinda ubuzima bwawe. Uyu munsi twabakusanyirije incamake ntoya ku ndwara z'umwijima. Tugiye gusomera hamwe cya gitabo cyiza gikungahaye kuri byinshi cyitwa umurimo w'ibwirizabutumwa n'ubuvuzi, paje yacyo ya 25. Ugishaka nawe wakibona wakisomera, cyagufasha aho mu muryango, aho mu rugo, aho ukorera, kuko gikungahaye muri byinshi. Rero kuri iyo paje yacyo ya 25 nk'uko bisanzwe tujya tubabwira ibyiza byinshi cyane cyane byerekeye n'amagara yacu, kuko Imana ari kitwifuriza kuyatunga ari mazima. Hatwandikiye ku ndwara z'umwijima, haranditse ngo ni indwara imeze nabi muri iki gihe cyacu, ishobora guterwa n'ubwihebe, umunaniro, guhangayika, gukora byinshi kandi ushonje, kurya umunyu mwinshi, amavuta ya buri gihe, za foromaje, inzoga, indyo zikennye kuri za vitamine, cyane cyane vitamine A. Umuntu agakunda kurya se isukari ndengarugero n'ibindi, akarya ibyanduye cyangwa ibindi bishobora kumutera indwara y'umwijima. Ku muti wayo wenda havuzwe imiti myinshi, reka tubabwiremo mikeya. Ni nko gufata igitunguru gitukura cya onyo ruje, ukagikatagura, ugashyiraho indimu, indimu ukayikatagura yose n'igishishwa cyayo ndetse n'utubuto twayo, kongeraho akayiko gato k'ubuki niba umurwayi w'uwo mwijima atarwaye na diyabete, kongeraho amavuta y'ibihwagari ibiyiko 2 cyangwa se amavuta yerayo ibiyiko 2. Uwo ni umuti wabugenewe kabuhariwe muri izi ndwara, kandi uyu muti ushobora kuvura izindi ndwara nyinshi, harimo ibibyimba, amaso, diyabete, indwara zo mu ngingo, inda zivamo, za nyababyeyi zifite ibibazo, amagufa n'ibindi. Uyu muti umuntu awukoresha ku manywa cyangwa mu gitondo, akabikata nyine ibyo twavuze haruguru, akabikoresha bigashira ari umuntu umwe, akirenza iminsi 3, agasiba iminsi 2 mu mbabarire, akongera, ubwo bivuze ko ari 3 mu cyumweru, akarangiza igihe cy'ukwezi. Uwo ni umuti wa mbere. Hagati aho iyo umuntu ari gukoresha uwo muti yirinda ibyabuzanyijwe nk'inzoga, itabi, icyayi iki cyo amajyane, akirinda ikawa, akirinda ibibuzanyijwe nk'insenda n'ibindi, akirinda kurya nijoro cyane, kandi agakunda gufata ifunguro rya mu gitondo, aho kugira ngo aho benshi bamenyereye kurifata saa 6, ahubwo akarifata mu gitondo, akongera mu masaha ya nimugoroba cyangwa se ku manywa nanone akaza gufata utundi dukeya. Yakifashisha kandi n'imbuto nk'inzabibu, imineke, amaronji, inkeri, indimu n'ibindi. Mu binyabisogwe akajya akunda kurya za soya, imitonore, ibishyimbo ndetse n'amashaza n'ibindi. Agakunda kuruhuka bihagije, agakunda kwiyuhagira amazi meza, kuyagendagendamo cyangwa kuyicaramo ari akazuyaze, kugira amasaha adahindagurika yo kurya. Ibyo byamufasha kugira indyo ikungahaye nziza, kandi akirinda cyane ibikomoka ku nyamaswa byamufasha. Rero Imana yagize neza, yaturemeye byinshi, ndetse twifuriza n'ibyiza. Murabimenyereye mu butumwa bwiza, ni bwiza koko. Mu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo 23 kugera kuri 24, Imana yatwandikiye ibyitwifuriza. Yaranditse ngo binyujije mu mugaragu wayo Pawulo, ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu, umwuka wanyu, ubugingo bwanyu n'umubiri wacu, ubwo nawo Imana irifuza ko wezwa, byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Imana ibidufashemo, kandi imibiri yacu niba mizima koko Imana izahimbazwa. Ngaho twese tubiharanire, kandi duharanire kubishyira mu bikorwa. Mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Amen.